Tubahaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nkuko mubimenye rero mu kiganiro umuco mu iterambere tugaruka kenshi ku ndangagaciro, tugaruka mu muco wacu dusangamo zisigasirwa mu muco wacu nk'abanyarwanda dukwiriye gusigasira. Murabizi ko ari nyinshi, hari y'ubupfura, hari yo gukunda igihugu, hari y'ubumwe, hari y'umurimo ndetse n'izindi zishamikiyeho. Izo navugaga remezo, ariko zose dusanga nta handi zikorerwa cyangwa se zishyirirwa mu bikorwa ni mu muryango nyarwanda. Rero uyu munsi nanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda kuri centre Kimezamiryango ahari amateka cyangwa se hasigasirwa bimwe mu murage ugize umuco. Ngira ngo murabizi ko umuco wacu ugizwe n'ibintu bitatu, umuco urakura ariko dusangamo ibintu bitatu: umurage, ibitirano, ibihangano. Hari ibyo bahanga, hari ibyo basigasira nk'umurage, hari ibyo babungabunga bashaka igisubizo nk'ibitirano. Ibyo byose turaza kuza kubihabona. Nimugere rero kuri nyakira amashusho zanyu hanyuma tubane mu kiganiro. Ntabwo ndi njyenyine rero kuri izi mbuga nkoranyambaga, hari inkuru zisaka aho ngaho hirya no hino, haba mu rubyiruko, haba mu muryango nyarwanda muri rusange, mu babyeyi bakuru, haba mu mashesha kanguhe. Twese tukabigiraho urujijo, tukibaza mu buryo butandukanye, tukibaza ese kumucukura, ese ni ubu buryo ukuramo, ese ko bavuga ngo ni ugutira, nibi batira cyangwa bakoyoye basakumye, ese ko bavuga ngo ni uguhanga, nibi bahanga, ese ibyo bavuga ngo ni umurage ni ibiki? Hari ibintu biri kudutera urujijo mu muryango nyarwanda dukurikije uko ubuzima bwa bamwe buri kugenda bwigaragaza biciye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Rero nabazaniye abatumirwa beza bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Muraza kumva ibiganiro turi bugirane namwe, aho muri buri hari igitekerezo mwaduha. Reka ndeke kwizimba mu magambo, nakira abatumirwa kugira ngo tuganire kuri ibintu biri kuvugwa hanze. Ni byinshi. Ikaze mu kiganiro batumirwa. Asante. Murakoze cyane. Njyewe nkurikije ibyo nize, njyewe ndi wowe uri kundeba kuri iyo televiziyo. Ntabwo ushaka kubyumva, ariko nanone mu buryo twese tuziranyeho nkaba mwitenda Budurikarimu mwene Mpezamihigo wa Mayira wa Pesambiri, kugenda kuzamukagera kubo bita Shyerezo muramuzi. Twe turi bene Shyerezo, bene Kanyarwanda. Ndabibwiye nkaba ndi rutikanga indona n'indi urivugije abahonyora. Ngiye kwibwira nageze ejo, ariko mujyana ibyo. Guma buri kantu ubapfunyikiye amazi. Yumvishe guma wumva ari nk'ibiki? Yego urakoze. Guma yumvishe ngo guma wumva ari nk'ibiki? Guma aho ngaho ntuharenga, ugomeze ubabwire. Upfunyikiye abantu amazi ngo ndi wa runaka ngo gukomeza ukazamuka. Ninde witwa gukomeza ukazamuka? Oya, gukomeza ukazamuka urumva ibisekuru by'umuntu bari byinshi cyane. Rero hari umuntu bitaga Shyerezo, twebwe twemera yuko mu muco ari we muntu ushaka kuba abanyarwanda bose bavuyeho. Shyerezo banza ari we wari bene Imana. Ibyo bikurahe? Cyane narabyize cyane. Nuko utangira gupfunyikira abantu amazi kuri ariko se abantu badukurikirana kari abanyabwenge, Shyerezo baramuzi cyane. Reka duhereze na mugenzi wawe twibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro. Iburyo bwa buri kantu yitwa ndi? Njyewe amazina umuryango nyarwanda wampaye, cyangwa mama na papa, cyangwa data na mama, ni Iradufasha Alain Marcelin. Ariko nageze aha ngaha mbona yuko ngomba gukora mu murimo nkora. Rero mba nitwa buri nguni, nkaba buri nguni rero ukorana na buri kantu. Ubwo ni itsinda buri kantu na buri nguni. Njyewe ni mwene buriya Mpamije Jean de Dieu. Naho ngaho bigarukiye. Guma nta hari abitwa ba Matiri, ariko nshobora kuvuga se n'aba papa n'aba mama, ubwo bita biranca kubugumya aho ngaho bigahita bigarukira aho ngaho. Buriya buri kantu azagufasha kugira ngo bikure bigere no kwa Shyerezo. Warabizamura akabigeza wemera ko umunyarwanda cyane w'indani. Ni iki se kikwemeza kibitwemeza? Ni ukubera ko data na mama ari abanyarwanda. Ikindi nuko twavukiye mu iki gihugu cyitwa u Rwanda. Wewe wemera ko uri umunyarwanda buri kantu buri ngo? Yego, ndemera ko ndi umunyarwanda kuko abambyaye ari data ari mama, ndetse n'abasokuruza bacu babyaye
none se kuba mwemera ko muri abanyarwanda n'umuco dusangiye n'umuco dusangiye ndabyumva bibamaririye iki mu buzima bwanyu bwa buri munsi kumva ko mwitwa ko muri abanyarwanda cyangwa se ubwo bunyarwanda muri mwebwe bibamariye iki mu buzima bwanyu bwa buri munsi? bituma dutandukana n'abandi. Gute? Bisobanurire tubyumve. ubundi ndabivuga mu bigaragara no hanze y'igihugu cyacu, iyo hagiye uri umunyarwanda barakumenya kabone nubwo utavuga ikinyarwanda, bashaka kureba uburyo ukora, uburyo witwara mu bantu, uburyo hari ibintu ufata nka kirazira wenda bo bashaka kuba bafata nk'ibisanzwe bakavuga ati ibyo byose ubwo uyu muntu bamuhaye amata akayanywa yicaye ni umunyarwanda. Ndumva aribyo nakubwiye. Murakoze cyane. Umunyarwanda ni umuco, ni kirazira, ni indangagaciro, ni nyine cyane cyane kirazira n'indangagaciro nizo ziranga umunyarwanda. Ikindi ni ururimi dusangiye, ikindi ni igihugu. Murakoze cyane. Ubwo hose ndi kuhabajyana kugira ngo ngere mu bunyarwanda nyabwo twemeranye koko mumaze kunyemera ko muri abanyarwanda, mumaze kumbwira ikibatandukanya n'abandi bantu, hanyuma rero sasa muri bamwe mu bantu subwo ndabivuga ngo iki mu kinyarwanda abantu bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga bya bindi bita ngo n'abastari Rangira kabugabuga. Musige mu gitabo nyira kabugabuga. Kwabaye ibimenya bose kubera kuri murandasi. Kinyarwanda cyiza. Ubwo cyakiri izina mukunda kuvuga ngo abastari ndi gushaka izina ni ikimenya bose nyine. Ni ikimenya bose. Kuri za murandasi kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mukurikirwa n'umubare mwinshi w'abanyarwanda. Urubyiruko, ababyeyi nkanjye, ari abashesha kanguye nabo nuko igihugu muri rusange ndetse no hanze yacyo. Bivuze ngo ijwi ryanyu rigera kure. Hanyuma hari ikibazo kiri mu muryango nyarwanda rwose twese tubona gishingiye ku muco, ariko ubwo murambwira uko mubitekereza namwe, kuko niba muri bamwe mu bagomba gusigasira umuco w'u Rwanda nkuko twaje gusura ngaha mwarabinsabye, hari ibyo dukwiriye natwe gukora kugira ngo uyu muco koko usigasirwe. Ibi bintu biri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga mubivugaho ikireka mpere kuri buri kantu. Ibi bintu byari maze iminsi bivugwa ahangaha, abakobwa ukabona umuntu w'umukobwa cyangwa w'umumama w'umubyeyi ngo araye mu kabari ngo nakazi babyita ngo iki muri za mudemza ngo aba hosters, ubwo mu kinyarwanda mbuzi inyito mbyita ni umuco wakoze mu buryo butaruganya. Ni umuco tubyite ko ari uko nguko se, nkeneye kumva uko mubivuga. Ibi bintu tubishyigikire, urubyiruko mu byume mu byamamaze, mu babyeyi dukume tubyamamaze cyangwa tubyamagane. Urabyumva ute buri kantu? Ubundi akazi kose turi mu gihugu kidushishikariza kwihangira imirimo. Ndanabikunda iyo umwana w'umukobwa agize gutya akabyuka mu gitondo akagira igitekerezo nk'icyo kikamuha amafaranga, kari akazi kameze neza karyoshye nk'ubundi buzi bwose. Kuko uretse no kurara mu kabari, hari ushobora kurara mu kabari ari umukobwa wenda yifite akazi ko kurinda akabari, cyangwa se yifitemo akazi ko kwikoreramo amasuku, cyangwa se ari umuseriveri ari bwitahira akabona akazi kari gasanzwe kandi kanamenyerewe. Ariko nyine hari indi sura n'akandi kazi kaje bitaga guhostinga, kakiza kabaga ari akazi kumvikana neza mu matwi y'abanyarwanda, kanameze neza kugakora nta kibazo, ko hari n'abagakoze neza kabagirira akamaro. Ariko nyine ako kazi kagiye bashyiramo ubundi bugeni, bashyiramo n'utundi tunozangendo two kugira ngo banezeze abakiriya, dusa nkaho tudahesheje agaciro umuntu w'igitsina gore wakoze ako kazi. Ariko ubundi akazi ko guhostinga nta kintu kari gatwaye. Utwo tuntu nitwo twifuza kumenya nk'abanyarwanda kugira ngo niba ari tubi tutwamagane, kuko niba turi kwiga umuco kugira ngo tuwusigasire. Utwo tuntu ni uduki kuri kuduca ku ruhande. Ubundi ahantu hageraga amayoga mu kabari, ubundi umugore wabonaga rwose bisa nkaho ari kirazira, sibyo? Bose umugore mu kabari ubundi mu muco nyarwanda byabaga ari kirazira. Ariko umuco urakura, twaje gusanga nyine icyo umugabo yakora ngo n'umugore yagikora ngo birenzeho. Ariko nanone nubwo icyo umugabo yakora n'umugore yagikora birenzeho,
twisanze haje n'indi myuga cyangwa se undi mukoro utundi tuzi tutagakwiye, cyane cyane ku mwari n'umutegarugori cyangwa umubyeyi, uko nabivuga simbizi neza. nk'ubu ngubu kumva ngo umuntu w'umukobwa araye mu kabari atari gutanga serivisi cyangwa bisanzwe bimenyerewe, cyangwa atari gukora amasuku muri ako kabari, ahubwo agamije gukurura abagabo, ntabwo byagakwiye. Ibaza nyine yuko hasigaye hari akazi ngo ko gukurura abagabo. Ese ibyo bintu by'ubuhositazi ni ingingo nyamukuru ibi birimo ni ukubikora bigamijwe kugira ngo bakurure abagabo? Niko bimeze? No gukurura abagabo ngo baza bambaye imyenda itari myiza cyane igaragaza ubwambure bwabo, noneho abasinzi bakaza mu utwo tubari baje kureba uburyo bameze. Rimwe na rimwe ngo babategetswe no kubaganiriza, ngo babacemo abaganiza babaza uko biriwe n'uko baraye, ngo no kubaryohereza inzoga. Hanige rero ubona n'abagabo bamuciyeho, niba yamweretse ibere akarikoraho, niba yamweretse ikibuno cyangwa se yambaye twatujipo nyine dutuma ikibuno gisa nkaho kigaragara cyane, agakubita agashyi nyine ku gitsina gore. Ntabwo biba ari byiza nyine. Uwo muntu nyine bari kubikorera ari mushiki wawe cyangwa ari mere wawe wakuriye mwako kazi, biba bisa nabi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tubyanga, ariko ntabwo bose ariko wabikora, ariko niko byarangiye biba. Niye nama rero mwagira urubyiruko rw'abanyarwandakazi ndetse n'ababyeyi bamwe, siko nabita ababyeyi n'abagore babikora ibyo bintu, niye nama mwabagira? Nubwo mukiri urubyiruko mutarubaka ingo, ariko hari ababikora n'urubyiruko bagenzi banyu, mubagira inama mwihuse, hanyuma dusimbuke mbabazi ikindi. Igihari ni kimwe, niba koko uri umuhosta, sibyo, njya akazi uko bimaze kuba rwose, nta mukobwa rwose wakwiye guhumya ibyo byo guhostinga, byagakwiye gucika bikavaho. Nyine abaye ari umuntu ukunze umuti cyangwa ushaka kugendera mu nzira nyanyayo y'ubukobwa nyarwanda, umwari nyine u Rwanda rwifuza, ibi byo guhostinga gusa yabyihoreye, kuko aho bigeze byamaze gufata indi shusho. Ntabwo bikiri kuzana abakiriya, ahubwo byabaye uburaya. Kandi sinzi neza, sinumvisha neza ko umwangavu cyangwa se umukobwa w'i Rwanda yagakwiye kuba indaya. Ubuntu byabaye uburaya pe. Uti babireke buri nguni, ati ni uburaya, ibyo bintu muri gukora ni uburaya. Nawe ndi kubyumva buri kantu. Ni babyihoreye. N'abatabashije kubikora neza mu buryo bwubashije igitsina gore cyangwa umwari nyarwanda, babyihorera. Mwabyumvishije ngo ni mu byihorere. Uru n'urubyiruko ruri kunenga abakobwa bitwara muri ubwo buryo ndetse n'abagore bitwara muri ubwo buryo. Ntabwo ari ibintu byiza kandi koko bihesheje agaciro umubyeyi cyangwa se n'umukobwa uzarera u Rwanda ejo n'ejo bundi hazaza, kuko umukobwa wese ni umugore, ariko umugore wese si umukobwa. Ariko se nk'ibyo bintu uri gukora ejo n'ejo bundi bizagenda gute ku bana bawe? Hanyuma rero baravuze ngo ni mu byihorere. Uru n'urubyiruko. Hanyuma rero kuri izo mbuga nkoranyambaga zanyu uko tuba turi kubiganira, kuko mukurikirwa n'abantu benshi, mubabwire bagire gute? Turabibabwira cyane, tubivuga buri munsi. Murakoze cyane. Hanyuma ikindi kintu mbona ahangaha, nagumye kureba mbona mutabifite, ariko ntimuzanabikore. Abantu bambara amapantaro n'amakabutura ugasanga ari munsi hariya ku bitsitsino, abahungu ugasanga abakobwa nabo bambaye ubusa ngo ni sentire. Ese murabakunda abakobwa bameze bariya? Iyo turi mu buzima bwacu udafite intego bwo kwiberaho nk'uzapfa ejo, wiryohereza uryoshye, ushaka abaryoshye inzoga, ushaka bariya kuko bari ababoroshye mu mutwe. Ariko iyo ageze muri cyagihe cyo gufata inshingano, uvuga ati ndi gushaka umuntu uzambera mama w'abana, ndakurahiye ba bakobwa tubasigaho ngaho tugashaka abandi bazima. Ariko si ubwo mpise ngize ikibazo ngo iyo muri mu buzima bwo kwiryohereza ngo mushaka bariya bambaye utuntu tw'udusentire, ubundi mwebwe kuki mushaka bambaye udusentire? Ni imyaka ibibashuka cyangwa kuki mudatekereza ko mugomba gutangira mubagara mushaka abazima muzakira mu ngo, apana gutindana cyane nabo udusentire? No kuvuga ngo nta kibura umumaro. Babeho nayo ko muri kubarwanya ubundi mukabagarura. Ntabwo turi kubarwanya, muri kubakurura.
mushiki wanjye namubwira ati sigaho. ariko atari mushiki wawe uti ngwino ndi kumugira inama ariko niba byanze ariko tujije ikibazo izi nama reka sindi kuzibagira se n'ubundi ntawabyumva. ni ukuvuga ngo indaya cyangwa se buriya nibyo ari kuvuga ngo nta kibura umumaro. Sinzi niba uzi ijambo kwiraza inyanza. uravuze ngo nibyo ndi kwiraza inyanza niho ndi kwiraza iryo jambo urarizi? yego. Isobanura iki? kwiraza inyanza no kwijijisha. Rero ahantu ryavuye rero kamba gusobanurira. Hari abagabo bajyaga inyanza bagiye kureba umwana, sibyo? Cyangwa abatware, imita abatware kuko uri n'abatware. Iyo bajyaga kureba umwana, urumva muri iyi nyanza habaga hari abakobwa beza. Noneho bakararayo atari kuvuga ngo bagomba kurarayo, ahubwo bari gutaha, ahubwo bakitinzatinza bakiraza inyanza kugira ngo baze guhura n'abo bakobwa beza nakiti nk'indaya n'icyo gihe. Niho byavuye rero kwiraza inyanza ni ukuhumya wanga gutaha icyo ushaka wiraza inyanza. ubwo muravuze ngo bafite umumaro bagume aho ngaho bafashe abantu biraza inyanza. ni ukuvuga ngo akwemwe ba inama uburaya mu bwihorere pe ni bubi ariko se barabureka. Inama nabagira aka kanya ntabwo bazumva ariko muri life circle ubundi wowe urabikora kuko uri gushyigikira na buri kantu na buri nguni ngo baje kugira ngo nabyumvikanishe neza ubihe n'imbaraga bifite wise unatanga ngo bareze nyango bakishije none ngo bagumeho ntabwo bagumaho ahubwo icyigisho rero mwatanga ni iki? si byiza umwana w'umukobwa ntabwo ari byiza ko yabindaya, ariko nyine unabayeyo nta kintu uba wenda kwica kuko murakenerwa cyane. twe ntabwo twabigira muri kuko dufite ibindi dukora, mbese ko bari abapfura akaba ari n'akazi barishyurwa, iyo dukora urwenya mwe mukora urwenya abandi bo kaba ari akazi, akabyuka mu gitondo agiye gupfubura nk'uko ubyuka wigira mu kazi kawe, nabyuka mu gitondo afata igitiyo n'isuka akajya gupfubura. Ibyo bintu rero bicike mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo imiryango yakubakwa kandi umuryango ariyo shingiro ry'igihugu, ibyo bintu byikarakasakasa mu muryango nyarwanda. Ikindi kintu mwe mukoresha imbuga nkoranyambaga, tukiva kuri iyo ngingo, ibi bintu bya bene wanyu bagenzi banyu ntashatse kuvugira aha hantu bakora izi ndirimbo n'ibi bishegu bavuga by'amagambo asa nk'ayangiza abana, twari turi kuvuga ku bantu bakuru, asa n'ayangiza abana ku buryo niyo haba harimo gutebya ubona bifite indi ntera. mu bivuga iki? Ntabwo aribo babizanye, ibyo rwose tubivuge. Ninde wabizanye? Kuva kera ngo byahozeho ngo nde rero wivuga ngo wagihuta n'igisimba kinini ariko ntugitinye kuko kitaryana. none se buri kantu iyo ndirimbo uririmbye ntiwabonye umuhungu wanjye Happy uririmbye iyo ndirimbo? Yego, yasobanukirwa ku myaka ye, harimo kuzimiza kuko baratebyaga ndetse bagaterera n'ubuse, ariko uwo mwana yumvishije w'imyaka 10-12 nuko iririmbye hari n'umuntu mukuru utapfa kumenya ngo ni biki, kuko barazimizaga. Hari n'uburyo babwiraga abagore babo ndetse n'abagabo babo amagambo arimo iby'urukundo, arimo iby'uwo mubano, mu buryo bwo kuzimiza kandi ukaba utabyumva. Ariko se uyu munsi wa none tuvuze, ntabwo nshaka kukivuga kiriya kiririmbo mu by'ukuri na Happy wa mwana wanjye ntiyagisobanukirwa. nyine uwo mwana ugisobanukirwa aba yaratambutse, abakuze cyane. uzaho bito uwo mwana agura igitenge, ubumva umwana utajya gusobanukirwa igitenge. ubwo nuko ngo namwe mushyigikiye guhanga ibintu bimeze nk'abiri. oya, ahubwo twebwe nuko turi mu isi nini, asiga isi irimo ibintu byinshi cyane ku buryo umuntu asiga bimenya hakiri kare. ariko abajimije ndetse nk'umuntu uvuze ngo nzakubita ikinyafu, wowe ugiye kujya kubumva ibindi byinshi cyane, wakuze wumva ibindi
ubu kera umwana yageraga wenda muri segonderi ariko afite nka 15 ndasinoga muri gushyigikira ko aba bantu bakomeza gukora indirimbo zimeze zitya ndetse n'ibigambo bavuga by'ibishegu biri kwangiza umuryango nyarwanda murabishyigikiye cyangwa no gushyigikira ubugani n'ubuye butumwa ikibazo nuko twebwe dukeka ko ari byo baririmbye bo bakaza bagabisobanura ukundi rero nshatse kuvuga ngo rero twebwe tubahimbira ahubwo bazanaturega wowe uraza kuvuga ngo wowe waririmbye igishego akaza akavuga ati njyewe rero igare navuze ni igare kandi papa wanjye yampaye none se unye n'inyunga tuvugisha ukuri nahazamuka amanyunga tuvugisha ukuri tuve muri ibyo ngibyo no kubishyigikira kuko ntago ngenda mbyamamaza ntago mbishyigikiye none tuvuge ukuri nk'abantu twize ubuhanzi bw'umuntu ntiwabujyamo ngo ubuvuge ariko njye ntago mbishyigikiye pe cyane ko njye ntanabikora aho niho nashaka sinabyiza turi no kwiga kandi tuniga tuvuga ngo umuntu ni nkundi none umuntu niba ari nkundi ukaba utanabishyigikira wifuza guhanga nk'ibyo yahanze ese uri bumwigireho we aramwigiraho ahanga biriya yahanze araba ari kubaka umuryango nyarwanda ko muri n'abagore babibyina nyine abo ngabo nabo turaza kubiga ni abantu butwahera ndashaka kugira ngo mumbwire ibi bintu murabishyigikiye mu muco wa kinyarwanda dukomeze tuvugeho ntabwo twabishyigikira ariko ubupfura n'umuco bihera ukiri muto ntabwo ari ibintu ngiye ikintu nakubwira gifata n'uyu mwanzuro ntabwo nabirwanya ahubwo biga uburyo bwiza bwo kubikora ku buryo abana batabyumva kuko na kera byahozeho biririmbwa nk'uko narimbye Rwagihuta n'iki bareba uburyo babiririmba ku buryo byumvwa n'abantu n'ubundi bafite imyaka mizima yo kubyumva ariko none ntabwo wabica kuko buri muntu wese agira inganzo hari uririmba ku burere mboneragihugu hari uririmba kuri politiki hari uririmba ku z'akabari hari n'abandi baba hatarumva ibyo byose batabishoboye bakiririmbira ku ibyo bintu byepfo iyo ngiyo kwa cini kwa ndani ntabwo rero ushaka kubarwanya ngo uzabavemo ahubwo biga uburyo babikoramo abana ntibabyumva uwo niwe mwanzuro rwose wowe niwo mwanzuro ibyahuranya cyangwa se bipika ku buryo umwana yabyumva ntabwo biboneye ntabwo biboneye kose ntabwo umwana ku myaka ye hari imyaka igera ukamwigisha reproduction kugisa umwana ukivuga utazi umubwira iyo urabanza akaba macuwa akabanza akaba mukuru mu mutwe agatekereza neza ukamubwira ati bigenda bitya procedure kugeza akuze akeneye no kubikonsoma rero ntabwo ari byiza pe kuba twaza ugasanga nk'umwana w'imyaka 7 aririmbye nk'indirimbo yahuranyije gutyo ibyo ni ibishenzi pe ni ibishenzi ni ukuvuga ngo twese dushoje twemeranyije ko ari ibishenzi imvugo zihinduke mu muryango nyarwanda twubaka abantu bazima urumva mwabiciye kure mu bica hirya mu bica hino ariko mukuri kugira ngo n'abajene bumve ko tukiri kumwe tagiye mu basaza cyane ariko batwiyumvemo utanga ubutumwa se uvuga ukuri bituma umuntu atakwiyumvamo kandi wavuze cyane ukuri ni kwica umutumira umugarura gake ntabwo uhita uzanga uramugarura ariko buriya turacyari kumwe ariko mubivemo hano abantu batiyobora tube nka meya w'akarere runaka hari ibintu ashaka kuza rwose akabivuga tukatubwira ati va aho ngaho ariko bagashaka wa mujene nkatwe uvuga ururimi rwabo wumva akabivuga muri rwa rurimi rwabo ashyiramo n'ibindi bintu akamwumva kurenza meya n'ubutumwa bugatambuka ibyo ngibyo ndabyumva ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande rujyanye n'umuco kuko twasanze ko umuco uba mu buri muntu kandi tubica kubo batubanjirije tugomba gukura tukubaka ubwenge ndetse tukubaka n'umutima tugomba kubishyiraho iki itoroshi yego ntabwo ari ibitaboneye tugomba kubicishamo itoroshi kuko ni twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga hanyuma ikibazo cya nyuma rwose gihangayikishije u Rwanda n'isi mwanyemere ko muri abanyarwanda kubera iki mwica ururimi rw'ikinyarwanda mwebwe na bagenzi banyu bakoresha imbuga nkoranyambaga si bose ariko rwose ari mwebwe murakurikirwa cyane yewe sinabura no kuvuga ko hari n'abayobozi babivangavanga n'abanyarwanda babivanga ukuntu ariko cyane mwe mukoresha imbuga nkoranyambaga mwadufashije mukareba ukuntu mubigeze mu bundi murabivugaho iki erega ngewe kandi musubize ntabwo nyine badusobanuye ko umuco urakura n'ururimi rurakura hari n'amagambo amwe menshi nakita sinzi kuri slang navuga ko ari iki slang
wakomeza ubwo ariko bari kubyumva ibyo bita amasilenge rero ni ururimi rwagiye ruzira mu kinyarwanda rimwe na rimwe ugasanga noneho icyo twise silenge ni nacyo kibaye ijambo rya nyaryo kubera yuko nta kindi kisimbura. Ni ukuvuga ngo ikinyarwanda gifite amagambo adahagije sibyo ku rwego rw'uko tuvuga ngo noneho ikinyarwanda kirihagije tugikoresha cyonyine. Ikindi n'abatwigisha ubwabo ntibazi urwo rurimi rw'ikinyarwanda neza, ahubwo amatirano ndetse n'izo ndimi nizo batweretse yuko cyane cyane indimi zo mu mahanga nizo batweretse yuko arizo nziza zishobora kuba zagira icyo zigutabara. Urugero, imashini zo mu Rwanda, aya makompiyuta aza mu rurimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa, biragoye ko wabishyira mu kinyarwanda kandi bibaye imyaka myinshi. Ugasanga utegetswe kwiga urwo rurimi rw'icyongereza cyane kurenza ikinyarwanda kuko nirwo ruzagutabara kurenza uko ikinyarwanda cyagutabara. Rero wisanga ururimi indimi z'amahanga arizo uri kumenya cyane kurenza uko wamenya ikinyarwanda, kandi ni nabyo biri no korohereza kuvuga wihuta. Ubwo tukenera niba turi gukora content mu kuvuga wihuta ushiduka akongeza kajemo cyangwa agafaransa. Ikindi batweretse yuko ngo amashuri akomeye kugira ngo ugaragaze ko unakomeye cyane ugomba kubuza igicyongereza n'igifaransa kivuga neza cyane. Ninde ubumvisha uburyo bwo kubivangavanga ko ari ibintu byatari. Uyu munsi politike y'igihugu natwe ubwacu nk'abanyarwanda turi guharanira ko tuvuga ikinyarwanda uko bikwiriye, umwana agakura azi icyo kinyarwanda. Duhereye kuri wowe, duhereye kuri tumuseke bigaragara yuko ahubwo ari ubujiji. Umwana nibamujyana muri bigo by'amahanga bavuga icyongereza gusa ngo badashaka kuvuga ikinyarwanda, tubaseke ati abana mubazane muri 9 mwige ikinyarwanda ku ntege. Aho ngaho bizaba ari biyi niho yavuye mu mahanga agaruka ikinyarwanda yakibagiwe. Ari akantu kanashyizemo ko kubazana muri 9 azanamo akantu k'agashyari. Oya wabazanye ngo mukazana baba bigira ikinyarwanda pe. Bava imyaka 5 ibihagije ava yibagiwe ikinyarwanda. Uvuga n'ikinyarwanda muri aya mashuri bagafata itafari bakarikwambika. Uwo rero uwo uvuye mu mahanga usanga niyageze ku isoko nyarwanda ari nawe ushobora kuba yajya mu mwanya mwiza w'uko yavuga imbwirwaruhame. Ugasanga agiye kuvuga imbwirwaruhame ari kubivangavanga, twumva nibyo byiza kuko nyine niwe wize, niwe umuntu wize ufatika agomba kuba ashyiramo ibyo bintu. So rero niba hari n'igihe wabishyiramo kubera ko nyine we ikinyarwanda atakimenyereye pe, atanakivuga nta nawe yize muri Amerika, yize Cambridge system avayo ajya muri Amerika. Umwana wize za Kigali Parents, ubwo wize za Green Hills, bigoye ko kumva ngo ikinyarwanda yagaruka ukamubwira agatato wako yakamenya. None se yemwe bareka mbabaza ubundi ibyo muri gushaka gushyigikira ngo bize bahe na he ntabwo guca kwiga ari ibintu bibi, ari byiza. Nibige twebwe icyo twibifuzaho, namwe ari cyo mbifuzaho kugira ngo tugire imyumvire imwe. No nyine ni mwiga ahantu nkora ntuhazi, wowe ntuhazi ahantu nyuma yo kuba turi muri ibi byose twakira isi yose, ntitwakira isi yose. Icyongereza tukadidibuza, ikinyarwanda tukadidibuza, igifaransa tukadidibuza, ikidagi, ikirusi, ikiyapani, igishinwa, ariko ntibikuraho ko turi abanyarwanda. Ahubwo mwikunde mwikunde mwabana kuko utazi yava ntamenye iyo agira gute. Kuri inshuro biradusaba gushabuka kuko ibi bintu nimutabishyiramo imbaraga ubusirimu buriya ukiva mu bintu biri lokali ugashaka kuba umusirimu. Ntabwo uzambera ngo nziga imibare munuza mu cyongereza niga shimi mu cyongereza, urumva ubwabe n'umuntu amubaza ngo MCB ni iki, aravuga ngo ni mate, shimi na biology. MCB ntabwo ari kubwira mu kinyarwanda, yaranabyize yaranaminuje kumubwira ngo basi noneho bivuga no mu kinyarwanda bikamunanira. Kubaza shimi mu kinyarwanda ni iki bikamunanira, kandi abizi kubidibuza mu cyongereza. Nuko ngo urumva arajya kuvuga ngo MCB nagera aho ngaho no kuvuga faculty yize gusa
ubwo arabyivugira mu cyongereza. Rero gavumenti y'u gukemura igufi kavuga ati niba koko dushaka kuroza ikinyarwanda nifate imibare ishe mu kinyarwanda nifate biology ishe mu kinyarwanda icyongereza bakimenya ariko mwibahatira mwabuze ikinyarwanda nje njyamo hariya mbavugisha ikinyarwanda hari ikigo nshobora kugeramo ni ukuri kw'Imana nkava ntaganiriye kandi nkunda kuganira kuko nganirije umwana bamukubita ukumva ugizwe hari ibigo bategeka yuko umwana agomba kuvuga icyongereza kugira ngo bamutoze kumenya icyo cyongereza. None se niba bagutoza kumenya icyo cyongereza ukagera buri ikintu bagutoje uragira ukakimastaringa neza ukakimenya cyangwa babishyire mu bihe bajya bavuga ati kwa mbere tuvuga icyongereza kwa kabiri igifaransa nunashyiramo n'ijambo bitaboneye y'ikindi ry'urundi rurimi bakubita nk'uko bavuga ngo kucyo kiza mu kinyarwanda. None se ubwo urumva bizacika bite? Ibyo ni ibitekerezo byanyu kandi ni nako mutanze inama. Hanyuma nkamwe rero buri nguni na buri kantu munsezeranyije iki kuri izi ngingo tuvuze, izo kwambara ubusa, izo gupfubura no guca inyuma, izo guhostinga, ibyo byose twavuze, imyitwarire itari myiza, ibiyobyabwenge ubwo nabyo ntitwabivuze, mbese twakavuze ku bintu byinshi. Noneho n'ibyo by'ururimi twavuze, mwebwe muri kwitara munsezeranyije iki nk'abanyarwanda kugira ngo tubashe gusigasiriza indangagaciro? Ubupfura n'imyifatire myiza iyo kintu cya mbere cyakwiye kuranga umunyarwanda. Ibyo bizatuma nta wibundi, ibyo bizatuma nta wica undi, bizatuma nta uhemukira undi, nta n'uca inyuma undi, kuko nta n'umwe wifuza ko yakicirwa cyangwa yahemukirwa, yabeshywa nk'uko wenda yakumva yabeshya undi. Yego ngo ugiye kwigisha abantu uko bagomba kumenya uko bagomba kubiba. Wowe buri kantu yewe ibintu byose nabigisha buri mu ndirimbo yacu bahiriza igihugu harimo ngo ubwenge, umutima n'amaboko yacu bidukungahaze bikwiye, nuko dutera imbere, nuko utera imbere ubutitsa. Urwo ni u Rwanda. Ikindi umuco dusangiye ugira gute uraturanga. So rero nufata indi mico, ururimi rwacu rukaduhuza, umuco dusangiye ukaturanga. Rero nuramuka ufasha undi muco tutawusangiye, ubwo uzabusa n'abandi bantu batari abanyarwanda. Kandi twamaze kubona ko kuba umunyarwanda ni fiyeri twakakwiye kugenda twirata, kuko kuba umunyarwanda twakabyiyemeye. Ntako bisa biraryoshye. Murakoze pe. Muranejeje rero. Ariko nubwo munejeje munyemerere ibi byose tuvuga ni hantu mugende muryame murote, ni murota murarota mu kinyarwanda, mutekereze guhindura, muharanire gukora icyiza. Ngewe imbaraga zanjye nzizane, namwe izanyu muzizane muri buri nguni no muri buri kantu, mu nguni zose, mu gihugu hose. Aba bantu bose babakurikira ni ukuri ntimukavuge mwibagiwe kuvuga ku ndangagaciro, kuko tubabo turi bo kubera ko twagizwe na bya bindi bitugize. Sibyo mugende mukore neza. Ndabakunda. Ibihe byiza. Mwakoze kudutorera. Naha dusoreje ikiganiro cyacu umuco mu iterambere. Mwabyumvise ko bitari byoroshye, urubyiruko rufite uko rwumva ibintu bitewe n'ibiri kubera mu muryango nyarwanda, abakuru bafite uko babyumva, ariko umuco urakura. Ariko nubwo ukura ntabwo twemereye gukoyora no gusakuma ibyaduka. Dukwiriye gukoyora, ntabwo dukwiriye gukoyora buhumye, ntabwo dukwiriye gusakuma buhumye, ahubwo dukwiriye kumenya gutoranya icyiza tukamagana ikibi. Kuko niba tuzi neza koko k'umuryango ari wo shingiro ry'igihugu, igihugu kibaye cyarapfuye kidafite abantu bazima, ntaho twaba tugana, nta nicyo twaba twubaka. Kandi turamutse dutakaje umuco nta terambere twagira pe. Ibihugu byose ku isi bigenda bivugwa byateye imbere, ibihugu byo muri Aziya za Ubushinwa n'ibindi byagiye bitera imbere kubera ko byagiye bisigasira umuco wabo. Rero reka dusigasire umuco wacu nk'abanyarwanda, twubakire iryo terambere rirambye mu muryango wacu w'abanyarwanda. Ndabashimiye rero, tugume twungurana ibitekerezo uko twarushaho kubaka umuryango nyarwanda. Ngende Nyirabahire Marie Constantine, naho ubutaha mu kiganiro umuco mu iterambere. Murakoze.